neza nanone bakunzi ba L55 TV show, tugarutse kubagezaho ya nkuru y'urukundo rwa Rose na Mark. Tugeze ibintu biraryoshye, namwe murabyemera ko ibintu byaryoshye. Ubwo rero twarangirije bwashize, twasoreje aho Rose yari yaje kwa Mark ndetse na sheri wiwe Peter nawe yabasanze aho ngaho. Twasize Peter ari kwinjira rero, mu kugeramo imbere yahise asanga nyine Mark ahantu aramubwira ati bimeze bite umugore wanjye ari hehe? Rose namubuze, Rose ari hano byanga binoga, ndamushaka rero, ndashaka kuvugana nawe, ndamushaka, ndabizi ko byanga binoga ari hano. Peter aramubwira ati kuri gusakuza bimeze bite, habaye iki nyine, wabaye iki? Ntuza nyine Peter we yinjira avuga ati panda ngiye yuko ari hano kandi byanga binoga ahantu ugomba kuba uri niho na Rose yakabaye ari, kuko yavuye mu rugo nijoro, yavuye mu rugo tutazahanagiye, nta muntu n'umwe uzi ahantu yagiye, ariko byanga binoga ngiye naketse ko ahantu hambere yagombaga kuba yari hano, nta handi hantu yagombaga kuba agiye. Natwe ntabwo tuzi ahantu Rose agiye muri ako kanya, kuko byanga binoga twasize ari hano, ahubwo ntabwo tuzi ahantu. Peter yahise amubwira ngo abe yitsembye, nako Mark amubwira ngo abe yihishe. Ubwo rero Mark yaramubwiye ati rero muvandimwe, ntabwo nzi ahantu umugore wawe yagiye, ntabwo nzi ukuntu ibintu bimeze. Ngiye icyo nibuka nuko nabasize mu rugo rwanyu nimugoroba, nabasize mu buzima bwanyu, nabuvuyemo. Ntabwo rero nta kintu nshaka gikomeza kuduhuza ari kinini. Yego ndabizi njye nawe turi inshuti, yego ndabizi ko wenda duhuje umwuga umwe, twara abasirikare njye nubwo nakivuyemo, ariko ntabwo nzi ahantu umugore wawe yagiye pe, kandi ubyizere. Ati wowe ikintu wakora, wenda genda ubwo ngubwo umuretse, bumuhaye umwanya agenda tuze, aragaruka byanga binoga aragaruka, kuko ntabwo yasiga urugo nk'uko kageni. Ati wenda ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yagiye, wenda kuba hari aho yagiye yabitewe n'umujinya, yabitewe wenda n'ibyo yumvishe, ariko byanga binoga aragaruka nyine. Peter avuga ati hoya ntabwo mbyumva, ntabwo numva ukuntu umuntu yagenda nijoro, ntabwo numva ahandi hantu yaba yagiye atari hano, kuko nta inshuti za Rose, inshuti z'umugore wanjye zose ndazizi, none se niwe ni hehe handi yaba yagiye? Ati kuko ahantu hashoboka hose nagezeyo, ahantu hari hasigaye ni hano, kandi nanjye ndikumva byanga binoga yakabaye ari hano. Mark aramubwira ati ntabwo ari hano, kuko ari hano ntabikubwira, nta nicyo wabihinduraho, nabikubwira atariko ntawe uhari, kandi ubyizere. Mu gihe akivuga gutyo rero, n'ababyeyi ba Rose nabo barahageze, papa we na mama wiwe baravuga ati umwana wacu watubabariye, niba uzi ahantu Rose ari, watubabariye ukaturangira nyine. Bacishije make. Mark yarasetse aravuga ati ariko si ubwo ngubwo ntabwo mbyumva ko nyine mu bantu bose baza kumbaza ahantu Rose yaba ari, cyangwa se ahantu umukobwa yaba ari, ntabwo numva ko nyine namwe mwakaje kumbaza, murambaza icyo ubundi njyewe hari ahantu mpuriye namwe? Nyuma yo gukora ibintu byinshi, nyuma yo gukinira ku buzima bwanjye, aka kanya muraze muri kumbaza ngo umukobwa wanyu ari he? Mbizi nyine. Mama aravuga ati rwose twakoreye amakosa menshi, twakoze amakosa menshi pe, twakoze ibintu bitabaho, ariko basi tubabarire, niba uzi ahantu Rose yaba ari, tubabarire uturangire. Aravuga ati ngewe nta hantu mpuriye na Rose umunsi nafungwaga ntiyigeze anyubahiriza amasezerano, ntiyigeze anyandikira nk'uko twari twarabivuganye, nta kintu na kimwe yigeze akora gituma nyine naba nkimukunda. Rose naba mpuriye nawe naba n'iki cyaba kikimpuza nawe. Mama we aravuga ati ndabizi ko Rose yagerageje kukwandikira, ndabizi ko nawe wamwandikiye pe. Ati Mark aravuga ati anyandikira sinzandiko, ko nta na rumwe nigeze mbona yanyandikiye ibyo ngibyo muri kumganira biki. Mama aravuga ati reka mbwize ukuri pe, ndabyumva ninjye nakoze amakosa, naho Rose nta kosa na rimwe afite. Njyewe ikintu nakoze nuko inzandiko zose wandikiye Rose ninjye nazifashe, Rose nta na rumwe yigeze abona, ndetse n'inyandiko zose Rose yakwandikiraga nazo zose narazifashe. Ati n'umubare wazo nawe kubwira, n'ibirimo nabikubwira, turetse ko
hadaciyeho igihe kinarenze n'iminsi n'itatu cyangwa se ine, Rose nawe amenye ko amenye ibyo nakoze, amenye ko izo nzandiko zose zitegeze zikugeraho, amenye ko nyine buri kimwe cyose ari njye nagikoze. Rero nawe ntabyo yarazi, ariko ndakwinginze aka kanya niba umufite basi muduhe cyangwa se tubwire byibura niba byibura nakiriho, ati kuko twahangaritse turi kugera hirya nyine, turi kujya mu nshuti ze wapi, turi kujya he wapi. Rero byibura niyo waba umufite, niyo waba udashaka no kumuduha, niyo waturangira byibura ahantu ari, twe dufite ikibazo nyine, umwana wacu yabuze. Mark arababwira ati rero njye ntabwo nzi ahantu Rose ari, nta nubwo ibyo ngibyo nyine mbizi ko ari n'ukuri, ariko icyo nababwira ni kimwe, mugerageze mumvire hano, ntabwo nzi ahantu umukobwa wanyu. Arabwira Peter, aramubwira ati Peter, ndabizi wari umwafande wanjye, yego nyine njye ntabwo nkiri mu gisirikare, urabizi ndakubaha, urabizi ntago nakora ikosa nk'iryo ngiryo, wowe ikintu ngusaba ni kimwe, genda butuje kandi nawe umuha umwanya. Ndabizi ntabwo ari umwana ku buryo yaba wenda yapfuye kubura gutyo, ntabwo yaba yagiye, wasanga wenda yagiye no muri hoteli wenda ahantu mutazi, wasanga yagiye no muri apartment ahantu mutazi akaba ari kuruhuka. Mugende mumuha umwanya banza aruhuke. Nawe urabyumva niba amajiye guhura, icyambere ntiyarazi ko se yafungishije umuhungu bigize gukundana, ntiyarazi ibyo by'inzandiko, ntiyarazi ko noneho njye na Peter tuziranye. Uri kumva ibyo bintu byose ni ibintu bije bihita bimwitura mu mutwe ako kanya. Nawe uri wowe, nawe uri we, kandi nawe ubwawe ibaze nawe ibyo bintu byose bikubayeho mu gihe kingana gutya, nawe wata umutwe, nawe wabura icyo ukora n'icyo ureka. Rero mumuha umwanya, niba wenda hari n'ahantu yagiye, niba hari n'ibiki byose, niba hari n'icyabaye, wenda ikintu numva mwakora nuko wenda mwajya wenda mu bitaro ahantu runaka, mukareba ko wenda nta ataba arimo, ariko ubundi mumuha umwanya abanza aruhuke, mumuha umwanya abanza yitekerezeho. Nyuma y'ibyo byose byanga binoga, ndabizi ko azagaruka, nuko nyine afite ibibazo byinshi. Ubwo rero Peter aravuga ati cyakoze icyo kintu mbwiye nicyo kintu ntawe nari nagitekerejeho, ahubwo reka mbanze nzenguruke kwa muganga, mbanze ngeyo ndebe, noneho ubundi mbina namuhana wa mugani n'uwo mwanya atekereze, kuko ibyo bintu biranaremereye koko. Arangije ahita abwira Mark ati mwana urakoze kandi ibintu nzabikwitura ewana, promise ko umunsi umwe rwose nzabikwitura, urakoze kungira inama, reka nanjye ngende njye muri ibyo bitaro, nshakisha ahantu mu bitaro hose, ndebe ko byibura muri iryo joro yagiye, muri iryo joro nta kintu kibi cyaba cyamubaye, wenda akaba yagiye kwa muganga. Ubwo Peter yahise agenda, ndetse na papa wa Rose na mama wa Rose baravuga ati utubabarire kandi ukomeze kutubabarira niba twarakwitwayeho nabi. Peter nako Mark aravuga ati oya nta kibazo rwose. Bahise bakata rero baragenda. Mu gukata bagiye, Mark ahita avuga ati bagiye nta kibazo nushakuze. Noneho Rose ahita araza aramubwira ati Mark umbabarire kuguteza ibibazo, umbabarire guhungira hano. Mark aramubwira ati hoya nta kibazo ntugire ikibazo, ariko byanga binoga ukwiye gushaka uburyo usubira muri famiye yawe, ukwiye gushaka uburyo usubirana n'umugabo wawe, byanga binoga nicyo gikwiye kuba, nta kindi kintu cyaba. Noneho Mark aramubwira ati ariko nako Rose aramubwira ati ariko ngenda cyagukunda, umuntu ndajya he niba nkigukunda, ndajya he niba uriya mugabo tubana ntamukunda. Mark aramubwira ati hoya aka kanya ikintu turi kureba ntabwo ari icyo kuvuga ngo ukunda umuntu cyangwa se uramwanga, ntabwo ari icyo kuvuga ngo wenda ngo ibiki n'ibiki, ahubwo umuryango wawe uragukeneye, ari umugabo wawe aragukeneye. Reba ukuntu bataye umutwe, reba ukuntu mama wawe yataye umutwe, reba ukuntu papa wawe yataye umutwe. Noneho Rose aravuga ati kuri kubavugira nkaho utari umuntu wese, ntiwawutaye we, ntibagufungishije we, ntibagize ute. Mark aravuga ati hoya ndi kuba baramfungishije bitwaye ikisengi ko n'ubundi baramfungishije, ndiho mfite ubuzima bwanjye. Ati kandi mu kumfungisha kwabo byatumye nitekerezaho, ndetse ni naho naboneye chance zo kujya mu gisirikare. Noneho Rose aravuga ati ubwo rero byaragushimishije kuba baragufunze, kuba nyine tutarakomeje kudukundana. Mark aramubwira ati nyine ntabwo wenda kuba wenda birashoboka ko wenda nakubuze, nyine nakuburiye muri uko gufungwa, ariko hari n'ibindi byinshi naboneyemo, hari n'ibindi byinshi nungukiyemo.
ati ubwo rero nabyo sinabigaya, sinavuga, sinaza ngo wenda ngo mvuge ngo uko baba baramfungishije ngo ntagire mbashinje ngo ibiki n'ibiki, oya, ntabwo ibyo nabikora. Ahubwo nyine icyo ndeba ni icyavuye muri ibyo ngibyo. Yego nabuze urukundo rw'ubuzima bwanjye, yego bararutwaye, ariko nanone ntabwo nagakwiye kubigira inzika nyine ngo nkomeze ngo mvuge ngo gutya na gutya, ngo ugende ngo mbirwaremo inzika ngo abantu ngo baramfungishije ngo abantu bakoze gutya na gutya. Ndabizi ko nyine niba nyine wari uwanjye wagombaga kuba uwanjye, kandi nanone niba utari uwanjye nyine ntibyari bikwiye kuba nyine ubwo ngubwo. Nuko byakira gutyo, nuko byakira, nta kindi nabikoraho. Rose aramubwira ati rero ngewe ntago numva ko nyine niba wari uwanjye ugomba kuba uwanjye, aka kanya urahari, ntabwo ukinkunda se, ntabwo ukinkunda, nta nubwo ukinshaka mu buzima bwanjye. Mark aramubwira ati pe, niba hari umuntu nigeze gukunda, niba hari umuntu nigeze gutekereza, niba hari umuntu nigeze guha umwanya mu buzima bwanjye, cyane cyane ko nta n'undi mukobwa nigeze nkunda mu buzima bwanjye, ni wowe. Navuye hariya ari we muntu nkunda, nagiye mu gisirikare, nta bantu nari gukundayo, nta kindi kintu cyari kinjanye uretse kwitangira no kurwanira igihugu cyanjye. Rero nyuma yaho ndetse ariko nta nubwo wakabaye imbaza iki kibazo, ntabwo wakabaye imbaza icyo kibazo ubaye winjiye mu nzu ukabona ibintu byose birimo, ukabona ibimenyetso byose birimo, nibikugaragariza ko nkigukunda, nibikugaragariza ko nahoze nifuza kubana nawe, nahoze ngutegereje, ndetse nahoze numva ko ari we buzima bwanjye. Ariko nanone ibyo byose mu kubikora nabikoze ntaramenya ko Peter mubana, nabikoze ko ntaramenya ko umuvandimwe mubana. Rero ubwo ngubwo ntago ndi umuntu wo kuza kwitambika mu rukundo rwanyu. Peter ni inshuti yanjye, ari mu bantu nkesha byinshi muri kare yanjye mu gisirikare, ndetse nuko bangeze ahangaha harimo ibyo yagiye agira mu ruhare. Ndetse nawe uri umuntu nakunze cyane, uri umuntu nkunda. Ati rero ntabwo ibyo ngibyo rero, ntabwo kuba urwo rukundo rufite ruri aho ngaho, ntabwo nanone nagahita nitambika umuntu w'inshuti yanjye ngo wenda ngo nze ngiye kumutwara, ngo ngiye kumutwara umukobwa bakundana. Aho ya nanjye aho ngaho naba nikunze cyane. Noneho nta nubwo wenda ari ibintu byo kuvuga ngo ni umukobwa bakundana, ahubwo ni umugore we, n'umugore we basezeranye, ni umugore we nyine ni byose kuri we, ni umuntu nyine yasigaga ku rugo rwiwe, n'umuntu wamubyariye umwana, wenda nubwo bitaje kugenda neza nk'uko mwabimbwiye, ariko icyo gihango mufitanye njye ntacyo dufitanye aka kanya ngewe ni inshuti yawe, nkaba n'inshuti yande ya Peter. Ubwo rero kuza nitambika hagati yanyu ntabwo byaba ari ibintu byiza. Peter itamubwira ati ahubwo wowe ikintu ngiye kugusaba, wenda uraruhukaho gatoya, ariko urasubira mu muryango wawe. Noneho Rose aramubwira ati hoya nta bintu byo gusubirayo, ntabwo nshaka gusubirayo Mark, mbabarira byibura umfashe niyo twakwivira hano, niyo twava hano tukajya gushaka ahandi tuba, njye ndabyemera. Peter aramubwira ati ariko si kuri kuvuga nk'umuntu utagira umugabo, kuri kuvuga nkaho wibagiwe ko nta nshingano ufite. Noneho Rose aramubwira ati ariko inshingano ndazifite, ariko nanone icyo ndi kureba akanya nicyo nkunda, ndetse kugenda nanone nkabaho hariya, nkabaho muri buriya buzima mbabaye, nkabaho buri gihe nicira imanza, nkabaho buri gihe mbayeho nabi. Ibyo byo bimaze iki ko numva no muri nabyo nta kintu byabimariye. Mark aramubwira ati rero Rose, ndashaka wicare, ndashaka utuze, ushyire ubwenge hamwe, ndashaka ubanze utekereze, ubanze wibuka ko uri umuntu w'umugore, ubanze wibuka ko uri umuntu warahiriye imbere y'umuntu, imbere y'abantu, imbere y'Imana ko ugomba kubana n'umuntu, ndetse mu buzima bwanyu bwose. Ndashaka ubanze wiyumvishe ikintu mariage ivuze, ndashaka ubanze wiyumvishe ikintu urugo ruvuze, kuko rimwe na rimwe hari ibintu tubaho tukabibamo wenda atari uko tubikunze, ahubwo ari ku buzima bubidutegetse. Ati nanjye nabayeho muri ubu buzima, ntabwo ari uko nari mbikunze, ahubwo nabayemo kuko nyine hariho ubuzima buri kunyerekeza. Nanjye nakabaye narifuje kubana nawe, nakabaye narifuje ko aka kanya twaba turi umugore, narifuje ko iyi nzu ndimo, iyi nzu nari naraguteganyirije, buri kimwe cyose washakaga, amabara yose wakundaga, ibitanda wumvaga ko byajya, ibiki byose nakifuje ko nanjye wakabaye ubirimo, wakabaye ubyuka bya bindi wifuzaga nk'inzozi zawe, bya bindi byari indoto zawe, ari byo urimo. Cyane cyane ko nabonye inzu mubamo, inzu munabamo, wenda atari za ndoto zawe, atari bya bindi wifuzaga. Rero nakabaye nifuza ko
wenda za ndoto zawe, ya nzu yawe, bya bintu byose washakaga birimo hano, wakabaye uzi ukabibamo, ukabituramo, ukishimira kuba nawe ubirimo. Ariko nyine igihe cyararenze, ntabwo twasubiza inyuma ibyagiye. Reka twemere tubane n'ibyo dufite aka kanya, kandi tubyakire, kandi tubikunde. Rero subiza ubwenge ku gihe, icara utekereze, ariko biraza kuba byiza usubiye muri famiye yawe. Rose aramubwira ati ntabwo nsubire uko byagenda kose, nimva na hano ndava hano njya ahandi. Maka aramubwira ati wowe yatekereza, njye ntabwo nshaka kubana nawe bidaciye mu mucyo. Nyine niba ari ibyabaye byarabaye, nta n'undi muntu ntunagire n'ikibazo cy'iki, nta n'undi muntu nteze gukunda, nta n'undi muntu nteze kuba wenda nashaka nk'umugore. Oya, ntawe nzaguma hano nyine. Ubwo niba nari naragwaye isezerano nariguhaye, nta muntu nkeneye gukunda ukundi, nta wundi muntu nkeneye mu buzima bwanjye. Icyo nkeneye ni ugutuza, urukundo rwanjye nyine nari nararuguhaye. Nuko nyine sindiyakira, sindavuga ngo nkeneye gukunda undi muntu. Ubwo nyine urukundo rwanjye rwari urw'ubuzima bwawe, nta wundi muntu nkeneye gukunda. Ariko nanone nawe sinkeneye kugukunda, sinkeneye kukwambura undi muntu, undi mugabo mwabanaga. Uwo mugabo none hari n'inshuti yanjye, ariko uri kunyumva, byibura wowe uri kugerageza kumva kese rimwe aka kanya, byibura keretse yiba n'uriya mugabo tutaziranye, yiba wenda ari n'umuntu tutigeze tunamenyana, nakabyumvishe nanjye nakabihaye agaciro. Ariko urabyibaza, umuntu nafande wawe, hari byinshi yakoze ku buzima bwawe, hari kugira ngo ngere hano naciye mu myitozo ibiki yari ahari, wenda ntabwo wenda twari turi inshuti icyo gihe, ariko byibura hano uko nigeze no gutabara ubuzima bwiwe, tuba inshuti, kuba twaba inshuti ako kanya, hari byinshi yankemuriye mu buzima. Umuntu rero w'inshuti yawe ntabwo wagakwiye kuvuga, ntabwo nagakwiye kuza ngo mpite mvuga ngo umuntu wari inshuti yanjye, umuntu twabaye buri kimwe, wanzinye hariya nawe kuri stage akantabara, akavuga ati nako, akavuga mu ruhame, akavuga ati uyu ni umuntu nyine wanabariye ubuzima, wagize ute, akampresent umuryango wose. Ntabwo numva ko nanjye ikintu nagakwiye kumwitura ari ukujya kumwiba umudamu wiwe. Ubu rero turi inshuti, njye nawe twarakundanye, ariko ndi inshuti y'umugabo wawe, kandi ni inshuti y'umugabo wawe, kandi inshuti ishaka kuba inshuti nziza. Rero ntabwo nshaka kwitambika urugo rwanyu, ahubwo wowe ikintu wamfasha, wowe wagenda ugasubirana n'umuryango wawe, ugasubirana nawe, kandi ndabizi ko ibintu bizagenda neza. Wowe itangira wiga kumukunda, kandi nanjye nzaba mpari, nzaba ndi iruhande rwawe, nzagufasha gutuma urugo rwawe rugenda neza. Mbabarira kandi unyumve. Rose gusa nyine bisa naho atangiye kubyumva. Rose yaramubwiye, ntabwo mba numva ari ukuntu nzabaho nagufite, ntabwo mba numva ukuntu nyine ngiye kubana, nzakomeza kubana n'uriya mugabo. Maka aramubwira ati reka twimagine ko wenda ibibazo byose wenda utabonye ziriya nzandiko, reka twimagine ko nanjye utambonye, reka twimagine ko biriya byo kuvuga ngo narafunzwe, reka twimagine ko ibyo byose nta byabaye, reka twimagine ko nyine muri ibyo byose nta cyabaye. Wowe usubire mu buzima bwawe, ugende wige gukunda uriya mugabo, ugende wige kubana nawe, kuko numukunda ni nkaho ari njyewe uzaba ukunze, kuko nanjye ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe wanjye, buramufata nk'umuvandimwe wanjye. Mu gihe nta wundi muvandimwe nari mfite, nta wundi muntu nari mfite, byibura uriya niwe muvandimwe wanjye nari mfite, nk'uko nawe ari wowe muntu w'inshuti yanjye nigeze kugira nyuma y'uko mama apfuye, nyuma y'uko nta muryango ngira. Wowe ni wowe mfite, ndetse n'uriya muvandimwe niwe mfite. Ubwo uri kumva rero ntabwo naza ngo nitambika mu rukundo rwanjye pe, ntabwo nabikora. Rose aravuga ati ubu koko Maka, ntongere nsubire muri buriya buzima, nsubire muri buriya buzima bw'abantu batankunda, bwa mama wankoreye amakosa, bwa papa wankoreye amakosa. Ntongere mfate umwanzuro mvuga ngo ngiye kubaho nabi. Yego umugabo wanjye nta kintu umushinja pe, nta kintu umushinja, ndetse nakabaye nanishinja icyaha, kuko mu gihe nakabaye nari kumubyarira, inda yiwe yavuyemo, ariko we nta kintu umushinja. Ariko se nanone kuba hagati yiwe ntamukunda, na papa wankoreye biriya, na mama wankoreye biriya, ubu kuko mbisubiremo. Maka aravuga ati ugomba kubisubiramo, kandi ugomba kubisubiramo utuje, ndetse nta n'ikibazo ufite.
Rose aramubwira ati basi wamakanya nkabanza nkaruhuka, nkabanza nkitekerezaho, nkabanza nkatekereza kuri ibyo ngibyo, ndakwemereye ko nzasubirayo, ndakwemereye ko nzasubirayo, ariko basi bumpaye akanya mbanze nduhuke, mbanze nitekerezeho, mbanze nsubize ubwonko ku gihe, mbanze nakire buri kimwe cyose, byibura nzasubireyo mu mahoro, nsubireyo neza, nta kibazo kibirimo, nta n'ikibazo mfite. Mark aramubwira ati fata igihe cyose ushaka, ariko ugomba gusubira mu rugo rwawe. Rero icyo tubonye cyo twumvishe ko Rose yemeye gusubira mu rugo rwiwe, twumvishe ko Rose yemeye gusubirana na Peter. Icyo tutazi naho nyine ibi bizarangirira, ese bizarangira gute, ese iyo nkuru izarangira gute, ese Rose na Mark bizarangira basubiranye, nta kundi amatsiko usigaranye yazashira uretse gukurikirana kandi gace kubutaha. Ciao, ndabakunda cyane, kandi comment, share and subscribe ku zindi nkuru tuzatugenda tubategurira.